Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza uw'Imana impaye. Reka nongere mbahe ikaze mu makuru yacu yaranze umunsi. Aka kanya tugiye kubagezaho bimwe mu bikubiye mu kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Reka tubanze tubanyuriremo zimwe mu ngingo z'ingenzi ziraba zigize aya makuru. Perezida Kagame yavuze ko atigeze ajya mu nzira yo kubohora igihugu aharanira kuba perezida. Perezida Kagame kandi yavuze ku gitabo cye kivuga ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Perezida Kagame yavuze kandi bimwe mu biranga umunsi we ndetse n'ibyo akunda gufungura. Katwongere tubahe ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye. Inkuru yacu ya mbere reka duhere ku bijyanye n'uko Perezida Paul Kagame yavuze cyangwa se yasobanuye ko atigeze ajya mu nzira yo kubohora igihugu aharanira kuba perezida. Ibi ni bimwe mu byagarutsweho. Bimera gute kuba perezida? Kuba perezida ni inshingano yo kureberera bose n'uwaburaye. Kwandika igitabo byaratangiye. Perezida Paul Kagame yaganiye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ku rugendo rwo kubohora igihugu n'urugendo rwo kwiyubaka. Yabajijwe uko kuba perezida bimera, avuga ko atigeze ajya muri uru rugendo aharanira kuba perezida, yabigizwe n'ibikorwa. Ati sinanditse ibaruwa mbisaba. Inkuru dukesha umuseke iragira iti urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga rwari mu nteko ishinga amategeko, Perezida Paul Kagame nawe ari mu biro bye ku mbuga nkoranyambaga. Umunyamakuru Sandrine Isheja Butera wa Kiss FM yabaje Perezida Kagame ibibazo binyuranye birimo n'icyo yasangiza abandi ku kuba perezida uko bimera. Ati ni iki mwigomwe mu myaka mwari mufite ngo mubohore igihugu? Urubyiruko rwakwigomwa iki ubu? Ni iki cyabateye ishyaka? Imbaraga zanyu zijya zicika? Bimera gute kuba perezida? Perezida Paul Kagame yavuze ko abubu utabagereranya nabo mu gihe cye kubera ko ubu bafite igihugu mu gihe abandi ntacyo bagiraga. Si nk'ubu ngo hari ababa impunzi kubera ko hari ibyo batumvikanaho n'ibiriho, abandi bo ngo bari baragizwe impunzi ku ngufu nta mahitamo. Mu Rwanda rw'icyo gihe ngo hari impunzi ziri hanze n'abandi bari mu gihugu bakibayemo nk'impunzi. Ati kuvuga ngo nigomwe iki ntabwo nabona uko mbisobanura, gusa icyo navuga abantu bose bagiye ku rugamba hari ibindi bari gukora bibashyira ahandi hatari aho bagombaga kujya. Aho bagiye icyo gihe ni ku rugamba, batanga icyo bafite, batanga ubuzima bwabo kugira ngo bashobore kurwana urwo rugamba nk'uko kwibohora byasabaga. Uwagize uruhare wese nanjye ndimo muri abo, icyo twigomwe ni ukuvuga ngo njye ungana utya, mfite ubushobozi bungana gutya, ndifuza iki, ngiye kukiba. Icyo gihe uwahisemo yahisemo kuvuga ngo ibyo bindi byose nashobora kuba mbishyize iruhande, reka nkore kimwe gishobora kumpa uburenganzira bwanjye, gishobora kumpa igihugu cyanjye, haba ariho abantu bareba batareba ahandi. Perezida Kagame yakomeje asubiza n'ibindi bibazo bya Isheja, avuga ko iyo wahisemo inzira nk'iyo yaramaze gusobanura umuntu adakora ibyo yishakiye, ko ahubwo baharanira ko igihugu kiba icy'abanyarwanda bose hatitawe ku isura n'ibindi ibyo ari byo byose. Ati ntabwo uyijyamo ngo ukore ibyo ushaka byose, uyijyamo ugakora ibijyanye na ya nzira wafashe, inzira yo kwibohora cyangwa gufatanya n'abandi kugira ngo igihugu bashobore kukibohora kibe icy'abanyarwanda bose, kibe igihugu twabanamo twese uko twaba duteye, uko twaba dusa, uko twaba dutandukanye, ariko tukita icyacu twese tugihuriyemo. Yavuze ko ibyo bisaba umurongo wa politiki n'ibikorwa wahisemo ku buryo n'abandi bose bakubona, abo mwakoranye n'abakubonye ujya mu nzira yo kuyobora igihugu babona ko ibyo uvuga, ibyo ukora bijyana n'iyo myifatire. Bimera gute kuba perezida? Perezida Paul Kagame avuga ko kuba perezida atari we wabihisemo kandi ngo akunda kubivuga. Ati ya nzira navugaga ntabwo nigeze njya muri iyi nzira nzi ko nzaba perezida cyangwa ari byo mparanira, ntabwo ari byo, ntabwo byigeze biba rwose. ndetse njya kuba perezida na mbere yaho gato ntabwo ari ikintu nge nigeze mvuga ngo ngiye kugira ntya kugira ngo mbe perezida.
oya, njye nakoraga ibyo nsabwa, twari ku rugamba n'abandi benshi, nari mfite umwanya wanjye ntangiramo umusanzu nk'umuntu. Ibyo byose uko igihe kigenda gihita ubwabyo bikaba ari byo bishyira umuntu mu mwanya runaka cyangwa mu nshingano runaka agomba kuba afite. Ntabwo ari ibintu usaba wandika ibaruwa isaba akazi ukavuga ngo nize ibi, nazobereye ibi n'ibi, nazobereye muri ibi, nanditse ibaruwa aha ngo bampe akazi. Nta kazi nasabye njyewe ko kuba perezida. Kuba perezida ni inshingano yo kureberera bose n'uwaburaye. Perezida Kagame avuga ko uko byasa kose iyo wabaye perezida byongera gusubira muri ya nzira yo kugira imyifatire yo kwibohora na politike, abo ayobora bakamubonamo igisubizo. Yagize ati, wabaye perezida muri ubwo buryo hari ibyo bigusaba mu buryo bw'imyifatire abo uyobora bagomba kugufatamo. Niba hari uwarenganya kumva ko yarenganurwa cyangwa atarengana uhari, niba ari igihugu muri rusange, abanyarwanda uko babayeho, imibereho, ari ubukungu, iterambere, ibi byose muri uyu mwanya bigaruka ku muntu witwa umuyobozi ari we perezida, ndetse n'uwaburaye akabaza ngo perezida yararihe, kuki naburaye? Perezida ngo izo ni inshingano zo guharanira ko ntawe uhutara, ntawe uburara, nubwo biba ngo aba agomba kugaragaza ko hari inzira yo gukemura ibyo bibazo no guteza imbere abaturage no kubateza imbere kugira ngo abato bazavemo abayobozi. Yagize ati, abatoya b'ubu ni byiza ko babyumva ko buri wese afite uruhare, ndetse ko nawe ashobora kuba perezida igihe kindi. Ni uko kuba perezida bitaba buri mwaka, buri myaka 2 cyangwa buri kwezi, byari kugera ku bantu benshi, ariko imiterere yabyo ntabwo ari twe twatumye bitera gutyo. Nuko bimeze. Ariko akumva ko niyo ataba perezida, niba abaye minisitiri, guverineri, meya, umwarimu, umukuru w'ivuriro, umupolisi, umusirikare, aho hose haba hari inshingano ituma ugera kuri urwo rwego ituma uhagera. Inshingano zigenda zitandukana, ariko byose bishoboka kuko abantu buzuzanya. U Rwanda ntiruzarushya ubuyobozi bwa Perezida Ndayishimiye niba bushaka kubana narwo. Mu bindi bibazo byabajijwe Perezida Paul Kagame harimo n'icy'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda rwiteguye kubana neza n'u Burundi, bigizwemo uruhare n'ubuyobozi bushya bwa General Evariste Ndayishimiye. Ati, hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa akomeje bigatuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye. Ni ugushaka uko ibyo biva mu nzira bigakemuka. Politiki nziza itubwira ko abayobozi bakorana ibibazo bigakemuka, ibibazo by'urudaca bigakemuka. Nicyo twifuza ari Perezida Ndayishimiye nabo bafatanyije kuyobora. Niba ariho baganisha, twe ntabwo bazasanga tugoye. Tuzumvikana duhahirane nk'uko byakagombye kuba bimeze. Kwandika igitabo byaratangiye. Perezida Paul Kagame yabajijwe niba yaratangiye kwandika igitabo, avuga ko kwandika amateka byatangiye. Ati, si umwuga wanjye, ntabwo mbizobereyemo, hari ababishoboye ariko ntibyambuza. Ibijya mu bitabo nibyo mfite kuruta kwandika ibitabo. Yavuze ko azakorana n'ababishoboye bakamufasha kwandika ibijya muri ayo mateka n'ibikorwa byakozwe. Perezida Kagame ati, navuga ko byatangiye, biratwara umwanya muremure kubera ko atari ko kazi konyine dukora. Sinshaka kwandika amateka uko nyazi cyangwa nyumva, uko nayabonye. Nifuza kwandikana n'abandi nabo bakagira ibyo batangaho nk'ibitekerezo nabo babonye kuruta ko bishingira kuri njyewe. Perezida Kagame yavuze ko umushinga wo kwandika igitabo kivuga ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu aherutse kuvuga ko agiye gushakira umwanya ugeze kure, ndetse ko kitazaba gikubiyemo ibyo azi we gusa muri uru rugendo, ahubwo hazaba harimo n'ibitekerezo by'abandi bari kumwe. Inkuru dukesha igihe ivuga ko ubwo u Rwanda rwizihizaga ku nshuro ya 26 umunsi wo kwibohora, umukuru w'igihugu yifashishije urukuta rwe rwa Twitter maze avuga ko agiye gushaka umwanya wo kwandika ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga, Perezida Kagame yavuze ko kwandika aya mateka byatangiye. Ati, kwandika aya mateka nibyo. Navuga ko byatangiye. Kwandika ibitabo cyangwa iki ntabwo ari umwuga wanjye, ntabwo mbizobereyemo, hari ababishoboye ariko ntibyambuza kugerageza kuko ibijya mu bitabo nibyo mfite kurusha kwandika ibitabo. Ubwo rero tuzakorana n'ababizi badufashe gushyira hamwe ibitekerezo, amateka, ibikorwa byakozwe muri iyo nzira. Navuga ko bisa n'ibyatangiye, bigeze hagati, biratwara umwanya muremure kubera ko ntabwo ariko kazi konyine.
Umukuru w'igihugu yavuze ko icy'ingenzi ari uko hari ubushake bwo kwandika ku mateka y'igihugu nk'umusanzu wo gusigasira aya mateka. Ati igitekerezo n'ubushake birahari kandi hari n'abandi bashobora gufasha kugira ngo ibyo byose bishyirwe hamwe. Nifuza ko byashingira ku bandi nabo twagendanye muri urwo rugendo, nabo bakagira ibyo bibutsa cyangwa ibyo batangaho umusanzu, ntibibe ko ari njyewe gusa. Imbarutso y'urugamba rwo kwibohora yabaye ko mu myaka myinshi impunzi zari zarahunze ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwabereye mu 1959 zashatse gutahuka mu gihugu cyazo kugira ngo zisubirane uburenganzira bwazo nk'abaturage. Uwo muhate wakunze gucibwa intege na guverinoma ebyiri zakurikiranye uhereye kuri Repubulika ya mbere ya Gregoire Kayibanda, no kuvuga mu 1962 kugera mu 1973, n'iya kabiri ya Juvenal Habyarimana, no kuvuga mu 1973 kugera mu 1994. Mu gusubiza ubusabe bw'izo mpunzi zasabaga kwemererwa gutaha mu gihugu cyazo, guverinoma ya Habyarimana yashimangiye ko u Rwanda rwuzuye ko rutabona aho kuzituza. Kubw'iyo mpamvu zagiriwe inama yo gushaka ubwenegihugu mu bihugu byari byarazihaye ubuhunzi. Guverinoma yemeye kuziha ubufasha muri icyo gikorwa. Izo mpunzi ntizabyemeye maze zishaka igisubizo zishinga FPR Inkotanyi mu 1987 kugira ngo ziyifashishe kugera ku mugambi wazo, byaba na ngombwa zikifashisha ingufu za gisirikare. Umutwe wa gisirikare warushamikiye kuri FPR ariwo RPA niwo wafashe iya mbere ku ya mbere Ukwakira 1990, maze uharanira ko buri munyarwanda wese agira uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we ku gihugu. Perezida Kagame yakunze kuvuga ko nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, urugendo rwo kubaka igihugu rutari rworoshye, ashingiye ku kuba nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ibintu byose byari byarasenyutse ku buryo nta kimenyetso na kimwe cyashoboraga kugaragaza ubukungu bw'igihugu, ahubwo kubaka ari nko guhera kuri zero. Reka tujye kandi no ku nkuru ikubiyemo bimwe mu biranga umunsi wa Perezida Kagame n'ibyo akunda gufungura. Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko gukoresha umwanya we kuri gahunda ihoraho bimugora, ku buryo hari n'ubwo abura umwanya w'amafunguro kubera izindi nshingano ziba zimureba. Yabigarutseho kuri uyu wa gatanu tariki 10 Nyakanga 2020 ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'abanyamakuru n'urukoresha imbuga nkoranyambaga ku myaka 26 ishize u Rwanda rwibohoye no kuri gahunda zitandukanye. Asubiza ku kibazo yarabajijwe kijyanye n'uko akoresha umwanya wa buri munsi, Perezida Kagame yavuze ko bimugora kugira gahunda zidahinduka. Agira ati gukoresha umwanya wanjye akenshi bihinduka umunsi ku wundi. Nshobora gufungura mu gitondo ku manywa, ariko hari ubw'ifunguro ryo ku manywa ntarifata, hanyuma nkaza gufata irya nimugoroba. Hagati aho ariko haba hari n'akazi ari ako mu biro, ari ako hanze, gusura ibikorwa nko mu nganda cyangwa abaturage. Ati nko mu gihe cy'amafunguro cyangwa muri wikendi ngira umwanya mparira umuryango wanjye, uretse ko bitamaze igihe kinini. Ubundi ndi umuntu ukora kenshi nijoro, ndasohoka nkajya mu kazi. Ku by'akazi sinzi, rimwe ngakora hakiri kare, ubundi nkagakora mu masaha akuze y'ijoro. Nababwira ko ntategura gahunda zanjye mu buryo buhoraho budahinduka, naragerageje ndananirwa ku buryo nkeneye muri mwebwe ubizi akamfasha. Perezida Kagame yavuze ko agerageza no kubona umwanya wo gukora siporo. Ati nshaka umwanya wo gukora siporo, ngakina tennis, ingendo z'amaguru, nkunda kureba umukino wa basketball, ruhago, mbese imikino itandukanye, naba ndaho ikinirwa cyangwa ndebera kuri televiziyo. Rero ngerageza kuba ndi muri ibyo byose, ngafataho duke, ariko birangora. Umwe mu bari muri icyo kiganiro yabaje Perezida Kagame ibiryo akunda, nawe amusubiza ko ari nk'ibyo abandi barya. Ati mfungura ibiryo byose nk'ibyo abandi bafungura kandi sintoranya. Kera nakundaga kurya inyama nyinshi, umuceri, ibijumba, ibitoki, ibishyimbo, imboga, nkanafata imbuto nyinshi. Gusa ku myaka yanjye natangiye kubigabanya, ariko nywa amata menshi. Nk'abakiri bato ubu mwanywa amata kuko arimo intungamubiri nyinshi, nubwo ntazi ibyo abahanga babivugaho. Reka dusoreze ku nkuru ivuga ko Perezida Kagame yavuze ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Inkuru dukesha Kigali Today ivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rw'abanyamakuru ndetse n'urukoresha imbuga nkoranyambaga, yabajijwe icyo ateganya mu kuzahura umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi,
maze avuga ko u Rwanda rwiteguye kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi harimo n'igihugu cy'u Burundi. Yagize ati igihugu duturanye cy'u Burundi hari amateka yagiye agaruka cyangwa yatumye abantu batagenderana uko bikwiye, igikwiye ni ukureba uko bikemuka, politike nziza n'ikivuga abantu bagombye kuba bakwiye kubana bagahahirana, naho kutumvikana bikagira uko birangira nibyo twifuza. Umuyobozi mushya w'igihugu cy'u Burundi n'abo bafatanyije nabo ubwo iyo politike niba ariho baganisha ntibazasanga tugoranye nk'ibihugu bituranye. Perezida Kagame abitangaje mu gihe umubano w'u Rwanda n'u Burundi wakunze kurangwamo agatotsi cyane cyane kuva mu mwaka wa 2015 aho mu gihugu cy'u Burundi habaye imyivumbagatanyo bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ataravuzweho rumwe, bigakurura umwuka mubi ndetse abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga igihugu naho abandi baricwa. Amateka ya vuba y'ibihugu byombi agaragaramo ingero z'umutekano wagiye uhungabana, imipaka irafungwa, ubuhahirane burahagarara, abaturage bamwe b'i Burundi bahungira mu Rwanda, u Burundi bushinjwa gucumbikira no gushyigikira abahungabanya umutekano w'u Rwanda n'ibindi. Perezida Kagame avuga ko u Rwanda rwiteguye gukorana na perezida watorewe kuyobora igihugu cy'u Burundi na guverinoma yashyizeho mu gihe afite politike nziza yo kubana no guhahirana n'ibihugu by'abaturanyi, bakarenga amateka yagiye atandukanya ibihugu byombi, ahubwo bakubakira ku biteza imbere abatuye ibihugu byombi. Reka tubashimire kuba mukomeje gukurikira amakuru yacu kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye, naho ubutaha. Tubibutse ko aya makuru tuba twayakusanyije twifashishije imbuga zitandukanye harimo Kigali Today, Igihe, Umuseke, Inyarwanda ndetse n'izindi. Nongere mbashishikarize gukora subscribe, like, comment ndetse n'ibindi bitandukanye kuko ibyo byose nibyo bituma tubasha kubagezaho ibyo mwifuza. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru yaranze umunsi, tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye.